ndetse mukamenya ko hano rubaye urugo rwanyu cyangwa se inzu yanyu, itorero ryanyu. Muzamure ibiganza, muzamure ibiganza by'iburyo. Nimwumva mubyemva ngo tubyemeye gutyo, mwebwe mugiye kwakirwa mu itorero, mwemeye gukora Imana n'ubutunzi bwanyu bwose, mwemeye gukora Imana mutanga icya 10 n'amaturo, mwemeye gukora Imana byaba ngombwa mukaba mwakwitanga ubwanyu kubwo kwizera Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu. Murabyemeye? Muvuge cyane, ntabwo ndi kubumva. Muvuge cyane ngo turabyemeye. Dukomere Imana amashyi menshi. Sabe abayo ndabasaba mupfukame tubaragize Imana. Noneho abayobozi b'imiryango nibo bagiye kubashumba kugira ngo muzakomeze gukora Imana mu rusengero Imana ibahaye. Mana ihambaye, Mana nkuru, ndagushimiye ko abangabo uhamagaye mu itorero ryawe ukaba wemeye kubakoresha. Rero reka ukingure imiryango ubwo bagiye kuba urugingo numwe natwe mu itorero wahaye umugisha. Reka ukuri ibitangaza bikomeye, babone umugisha, ubasukeho umugisha. Imbuto n'abatwerera imbuto. Ndagushime yuko ugiye kubakoresha iby'ubutware kandi impano zabo zose ugiye kuzagura. Urakoze. Tubamurikiye itorero ryose, nabo babonye itorero bagiye gukoreramo, barimo abaririmbyi, barimo abavugabutumwa, barimo abadiakoni, bafite impano nyinshi zitandukanye bahaye. Hanyuma tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo y'umutima ukunze. Tugeze mu mwanya mwiza wo gutanga icya 10 n'amaturo y'umutima ukunze. Reka dusabe umudiyakoni yatuzanira ikiturisho cy'ayo maturo, dusaba true worship team kuza imbere badufashe muri uwo mwanya. Hanyuma namwe mbasabe twese tuwe duhagurutse dukore uwo murimo twese duhagaze, tunaboneraho gukomeza guhimbaza Imana, twitegura kwakira ijambo ry'Imana. Kandi mbone ijambo ry'Imana mutuje kandi muri hamwe udafite ibibabangamiye. Imana ibaho. Turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana yaravuze iti isi nibeho, maze biraba. Nukuri we turakomeye kuko dufite Imana ihambaye. Iyo Mana we niyo yavuze iti isi nibeho, maze biraba. Nukuri we, ukuri